twongeye kubasuhuza tubahaye ikaze mwese bakurikiye Jokea mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, East Africa yose, tubahaye ikaze ku rubuga rwacu. Nkuko mubizi dukomeje kuganira cyane ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hano kuri Jokea uhavana amakuru yose ushaka agendanye n'ubuzima bwawe bw'imyororokere. Uyu munsi dufite umutumirwa mwiza cyane ugiye kutuganira cyane ku bintu byo kuboneza urubyaro. Njyewe nkuko mubizi ni Shadai, tubahaye ikaze. Watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Umurunga Mutoni Candide, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima rusange. Turagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu. Ese umurunga bisobanuye iki? Umurunga rero, umurunga ni izina ry'umuryango. Ni izina ry'umuryango, kubaza amateka bazi ikirunga cya Kimenyi. Kimenyi umwami w'u Rwanda? Wo mu Gisaka. W'Igisaka? Rero uriya hari ibikorwa yagiye akora n'iki, ariko ahanini bijyanye no kunga. Naho biza kurangira abamukomokaho, yuri umukobwa witwa Umurunga, waba uri umuhungu ukitwa Kirunga. Ubu ukomoka ibwami? Oya. Nari kuba nkomoka ibwami kera, ariko Gisaka cyageze aho kiba u Rwanda. Kiba u Rwanda. Ibintu birebire bya kera. So twishimiye kukwakira muri Jokea, twishimiye no kuba ku bantu bafite igisekuru cy'ibwami. Ni byiza cyane. Uyu munsi mugiye kutuganirira. Mugiye kutuganira kuki? Uyu munsi ndabaganiriza mu kudahezwa muri serivisi zo kuboneza. Mbese serivisi zo kuboneza zigera kuri bose. Serivisi zo kuboneza urubyaro zigere kuri bose. Yego. Mwe murashaka ko abantu bose zibageraho? Yego. Okay. Watangira utubwira ubutumwa watuzaniye. Ese kuboneza urubyaro ubundi ni iki? Kuki ari ngombwa ko abantu izo serivisi zibegera? Hano ubuhe buryo twakoresha? Murakoze. Mbere na mbere kuboneza urubyaro ni uburyo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo adasama. Cyangwa akabukoresha agira ngo aringanize urubyaro. Wenda hagati y'umwana wa mbere n'uwa kabiri nkeneye igihe nyine ntusame mu gihe utabiteguye, ukaringaniza imbyaro zawe. Noneho nimvuga ngo kudahezwa muri serivisi zo kuboneza cyangwa serivisi zo kuboneza urubyaro zigera kuri bose, mba nshatse kuvuga nti tutitaye ku myaka yawe, tutitaye ku rurimi uvuga, tutitaye ku bumuga waba ufite, tutitaye aho uturuka, serivisi zirakugeraho mu buryo bungana, ziratugeraho mu buryo bungana, kandi twese tubashe gusobanukirwa. Ubwo iyo tuvuze serivisi hazamo no guhabwa amakuru, kumenya uburyo buhari bwo kuboneza. Ibyo byose bikaba bishobora kutugeraho ku kigero kingana. Yes. Nta n'umwe uherejwe, nta n'umwe ubonye byinshi kurusha undi, nta n'umwe ubonye bike kurusha undi. Okay. Reka duhere ku kuboneza urubyaro. Ubu ngubu tugira uburyo bungahe bwo kuboneza urubyaro? Ku bijyanye n'uburyo bwo kuboneza urubyaro, ndakeka hari n'ikiganiro cya Jokea kibivugaho cyane. Yego. Ndavuga mu ncamake, kugeza ubu dufite uburyo bwa kamere n'uburyo butari ubwa kamere. Yego. Mu buryo bwa kamere rero dusangamo kwifata, ubwo buryo bwa mbere tuzi twese bwizewe, tukagiramo kubara. Yego. Tukagiramo gukoresha urunigi. Yego. Kwiyakana. Yego. Tubonyemo kwifata, gukoresha urunigi, kubara, kwiyakana. Ndakeka ari ibyo. Yego, ibintu bijyanye no kubara binagendana no kumenya ya mihindagurike y'umubiri wawe, kumva uburyo ki ubushe bwazamutse, ukavuga utaha naho ibintu bijyana no kwifata cyane.
hari n'ukuntu barebera ku rurenda n'iki rurenda. ukaba ushobora kumenya igihe urimo Uti iki ariko gihe- byose bijyanye no kubara yego. nibwo buryo bwa kamere. aha ubutari ubwa kamere rero. ubutari ubwa kamere rero nabwo buri mu moko atandukanye. turasangamo ubw'igihe kirekire. yego. iyo tuvuze ubw'igihe kirekire ubwo ni uburyo ushobora gukoresha ukaba utasama mu gihe kirekire. yego. aho dusangamo udupira utwo mu kuboko tw'imyaka 3 n'5, yego. tukagira n'utwo mu mura tw'imyaka 5 n'imyaka 10. yego. urumva ko ni igihe kirekire. ni igihe kirekire. hanyuma tukagiramo n'uburyo bw'igihe kigufi aha butari ubwa kamere. yego. aho ngaho turasangamo uburyo bw'imisemburo. mu buryo bw'imisemburo harimo ibinini. yego. ibinini dukoresha mu kwezi ukagenda. hari inshinge. yego. hari iz'amezi 2 n'iz'amezi 3. yego. hanyuma tukaza gusanga nanone mu buryo bw'igihe kigufi ariko butari ubw'imisemburo. yego. ariho tuzasanga udukingirizo. yego. mbese ubutari ubw'imisemburo ahanini bubuza intanga kuba zatambuka ngo zijye guhura yego. na ya ntangangore. mu byo mu zindi mi twita physical barrier. ni physical barrier. ni bariyeri ituma za ntanga zidatambuka. yego. tubonamo turasangamo udukingirizo tw'abagore n'utw'abagabo. yego. turasangamo amakreme basigamo yo kwica intangangabo. yego. turasangamo udukombe. tumwe muri utwo dukombe natwo badusiga ya miti yica intangangabo. spermicide. yego. yego. tugasangamo ama eponge akoreshwa. yego. ubwo rero ni uburyo butari ubw'imisemburo bw'igihe kigufi. yego. hari ubundi buryo rero tugira bwihutirwa umuntu akoresha iyo yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye akaba ashobora kubukoresha mu gihe kigufi akaba atasama. yego. aha turasangamo ibinini. hanyuma tukagira n'uburyo bw'agapira ko mu mura bukabikoresha mu gihe kitarenze amasaha 72. ariko ku gapira ho n'umwihariko ni iminsi 5. ni ukuvuga ngo ya masaha 72 ni iminsi 3. uramutse wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye umunsi ukeka ko wasama ibinini wabifata mu minsi 3 amasaha 72 cyane. agapira ko ni iminsi 5 bakagashyiramo hanyuma ukaba udashobora gusama. yego. kugeza ubu n'ubwo buryo dufite kandi mu Rwanda buratangwa bwose burahari. yego. rero kuki ugira uti uburyo bwo kuboneza urubyaro kuri bose kuki ari ngombwa ko ubwo buryo buboneka ku bantu bose? washizemo ikintu cyiza cyane tutageze ivangura iryo ryose. uruhu, igitsina, imyaka, ubumuga ubwo ari bwo bwose. yego. buri bantu bose bakagira ubwo buryo hafi yabo. kuki ari ngombwa? ubundi ikiremwa muntu cyose kigomba kugira uburenganzira bungana. sibyo? wenda hari aho tuzanamo umwihariko nko ku bana cyangwa iki ariko ubundi uburenganzira bugomba kungana. ntago umuntu umwe abona serivisi ngo ndayibure kubera ikintu tudahuje. wenda kuko ntuye hafi undi akaba atuye kure akaba ashobora kubona ikintu njye simbashe kukigeraho. yego. kuko mvuga ururimi runaka hakaba hari serivisi mpejweho cyangwa kuko mfite ubumuga runaka. tugomba kubyubaka mu buryo niba mfite ubumuga bwo kutabona nzabona amakuru ahagije. niba mfite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ese nanjye nzabona ayo makuru kandi ku kigero kingana nkabasha kubyumva nkanabasha kugera kuri bwa buryo nta zindi mbogamizi mpuyemo ari amahitamo yanjye ni uburenganzira bwanjye guhitamo uburyo bumbereye. ingaruka zangeraho nizo zagera kuri wa muntu ufite icyo kibazo. yego. rero amakuru twese tugomba kuyahabwa ku kigero kingana tugahabwa na serivisi zingana twese tukabasha kubungabunga ubuzima bwacu ku kigero kingana. ikibazo ngeraho ni iki ngiki. ese ni bande ubundi bemerewe kuboneza urubyaro? twese turabyemerewe? umuntu wese ushobora gusama cyangwa gutera inda yakabaye ashobora kuboneza urubyaro. ariko kugeza ubu ku bana bari munsi y'imyaka 18 ntabwo amategeko arabibemerera. ari nabyo tuba dukoraho ubukangurambaga tukareba niba koko bishoboka. ko dufite leta itureberera nayo bagira uko babyigaho. ariko umuntu wese ushobora kuba yasama agomba kugira uburenganzira bwo kuba yahitamo kurinda ubuzima bwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. yego.
ubu buryo se dutanga cyangwa se mutanga bwo kuboneza urubyaro ku bantu bose burakora cyangwa biterwa n'umuntu uwo ari we? Biterwa n'umuntu uwo ari we. Ubu umuntu ashobora kuba umubiri we wakiyadapta neza ku buryo bumwe, undi muntu umubiri we ukabwanga. Yego. Niyo mpamvu hari amahitamo menshi. Yego, atandukanye. Iyo uburyo bumwe bwanze cyangwa ubona budakwiriye bitewe n'ikigero, wenda tuvuge nko ku myaka yawe cyangwa bitewe n'uko wifuza kugaragara, nk'akantu k'agapira hari igihe gashobora kugaragara, uhitamo. Cyangwa niba umubiri wawe ugize uburyo wanga udakorana nabwo, ukaba ushobora guhitamo ubundi. Ariko ubundi byakabaye bikora kuri bose. Reka twongere kugaruka ku kintu cya bose. Ndagaruka ku bice bibiri by'abantu cyane cyane. Ku bana no ku bantu babana n'ubumuga. Ese ubona urubyiruko rwacu ari ngombwa ko izo serivisi zibegera? Kubera iki? Ni ngombwa. Kubera iki ari ngombwa? Uko generasiyo zigenda zihinduka, ibintu bigenda bihinduka. Yego. Uko iterambere rigenda riza, uko tugenda twigira ku mico y'abantu bo hanze, ubona ko urubyiruko n'uburyo rwishora mu mibonano mpuzabitsina bitandukanye n'uko mbere byari bimeze. Bivuze ngo n'ubu tugomba kwiga uburyo nabo bashobora kugira uburyo barinda za ngaruka zituruka ku mibonano mpuzabitsina. Nk'urugero, ibyegeranyo bigenda bikorwa, nk'icyegeranyo giheruka gukorwa narebye muri hashize imyaka 2. Yego. Bavugaga ko inda zitateganyijwe mu rubyiruko guhera ku bana 10 bafite imyaka 14 kuzamura. 2017 kugeza 2020 bavuye ku 17,300 nabagera ku 19,000. Noneho nyuma yaho covid, urabona covid yatumye abantu bicara ntacyo gukora, ntaki byarikubye biva kuri 19,000 bigera mu 33 kuzamura. Ubu dufite abana 33,000 mu mwaka bashobora gusama inda zitateganyijwe uhereye ku myaka 14. Urumva ko rwa rubyiruko rurimo. Ese niba uwo mwana w'imyaka 14 ashobora gusama, sibyo? Yego, turabanza tumwigishe kwifata kuko ni umwana, tugoragoza uburyo bwose bushoboka. Ariko niba bidashobotse, ese afite ubumenyi buhagije bwo kuba yakirinda mu bundi buryo? Yego. Akaba atasama cyangwa yandure za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu ari ngombwa ko nawe bageraho. Ikindi navugaho nko ku bijyanye no gukuramo inda, nabyo nabisomye mu byegeranyo byakozwe, usanga mu mwaka inda zikurwamo bigera mu 60,000. 60,000 by'abana bakuramo. Z'abana? Ubwo harimo wenda n'abakuru babigerageza, ariko ubwo babariye hamwe inda zikurwamo noneho mu buryo butakozwe n'abantu babizobereyemo. 60,000. None ugasanga n'ibibazo biri kwa muganga mu byumba by'ababyeyi 50% bituruka mu gukuramo inda mu buryo buri unsafe abortion. Yego. Kandi urumva guhera ku myaka 14, umwana w'imyaka 15 niba ashobora kujya mu Kinyarwanda ngo bamukuriremo inda, gute utamurinda kuyisama? Sibyo? Niba kwifata byanze, menya uburyo urinda ubuzima bwawe, twirinde za ngaruka zishobora kuza zikurikiye ya mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ariko nubwo wenda butari kuri ibyo, kuko cy'abana binaha bo mu Rwanda kumva basigaye bakunda gusambana cyane akiri bato. Icyo ni ikibazo gikomeye, ariko ntekereza biterwa n'iterambere. Kuba turi expose kuri social media, turi expose ku mico itandukanye, rero hari umuco twari dufite ugenda utakara. Bamwe baravuga ngo ni ugukura, yego nabyo nibyo, ariko ntago kwifata ntago bigipfa gukunda. Ntago bigisha gukunda. Ubwo ni kubera nyine exposure twagize. Ahantu watubwiye kuri umunyeshuri wiga ku buvuzi.
kandi biranugwanurwa ko muri kaminuza ibintu nk'ibyo nabyo bikabije. Kuki mutifata nawe reka ngo ushyiremo nubwo ntazi niba cyangwa se bagenzi bawe n'abandi, kubera iki kwifata binanirana kugeza ubwo dutangira gutekereza ngo tubaze nubwo kuboneza uburyo bwo kuboneza urubyaro? Kwifata ntabwo binanirana, nabyo birashoboka, ariko buriya nk'uko tuvuga uburenganzira tukavuga amahitamo cyangwa iki bitewe n'umuntu, hari igihe birangira ahisemo gukora imibonano mpuzabitsina, cyane cyane ko hari n'uburyo bwo kuba twakirinda ingaruka zikomoka gukora imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu uvuga ngo kwegereza abantu uburyo bwo kuboneza urubyaro byongera amahirwe menshi yo gukora imibonano mpuzabitsina, nibyo? Oya, nanone ntabwo nabivuga gutyo, kuko mbivuze gutyo namvuze ko tugomba kugabanya kuba twababwira amakuru cyangwa iki, sibyo? Ariko kera wenda ubu ngubu ni uko ibintu bijya ku mugaragaro, ugasanga no kuba abantu bafite amatelefone birahita bigaragara ko hari icyabaye, kubera hari ibyegeranyo byinshi bikorwa, biragaragara ko hari inda zitateganyijwe ziri kwiyongera, ariko ntago ntekereza ko kera n'ubundi bitabagaho, ahubwo nuko bitamenyekanaga. Wenda ushobora kuba utarakoze ubushakashatsi, ariko reka twibaze ngo muri kaminuza y'u Rwanda ni urugero, mu bakobwa 10 bari mu kigero cyawe, muganiye wasanga abifashe ari bangahe ugereranyije? Ntabwo ari benshi. Ntabwo ari benshi. Bivuze ngo amakuru nabo barakeneye cyane. Ubushize nigeze numva amakuru ko hari wakuyemo inda mu buryo butateguwe, bibiza no uri kumva ko ni ikintu gikenewe ko abantu bose bamenya. Ubu rero tugeze ku kibazo kivuga ngo ni izihe facteur cyangwa se ni iki gituma izo barriers zibaho ku bantu bamwe na bamwe?